Neste papa. Rwanda wampaye cyo kwambara. Rwanda wampaye cyo kwambara. Uyu ninde? Uraho mwa. Uraho neza papa. Uraho muga. Ndaho kabisa. None se uzanye n'abayobozi iyi modoka? Imodoka si y'abayobozi muzanye? Oya iyi modoka ni yanjye papa. Ni yawe. Wowe ufite imodoka? Ego. Cyangwa ni ya mitwe? Oya naga. Ya mitwe yawe ibintu wakoze. Nagiye mu kazi. Naga ari ime. Mama muga ngwino ndebe. Wa muhungu araje. Ariko ibintu avuga. Mama umeze ute? Uraho mwana wawe. Uraho neza. Uraho neza Kabisa. Muga. Ni wowe? Ngiye kabisa. Uraho. Mugabo. Ibintu ugukora ko bitari gusobanuka. Ngo ni bihe bintu. Ni kare. Uvuye injira mu nzu. Icara hano. Injira mu nzu. Umeze mute? Cyane ngiye mama. Bise ni mugabo. Mugabo kabisa. Mwana wawe. Kandi sha. Ni wowe koko. Cyaka kabisa. Kandi sha. Wicare hano ni kare. Kandi wa mwana. Mwari mumeze akuzamanura hangaha muri rugari rwa Gasabo. Nzaba nde? Ni wowe urabonetse. Ngiyewe. Imyaka yose ishize. Urashize uraje. Reka nawe kukubwira amagambo maze ngwicyo kunywa. Ubwo nyotera kwishe. Nuko rero tutse mu Rwanda. Ni kure. Yaragiye gushaka imibereho nyine ibintu by'akazi. Mama se uzi ko yakunda kumbwira ngo nshaka akazi. Ibyabaye hano urabizi. Ibiki byabaye papa? Umukobwa wo kwa Mukamutara. Umukobwa wo kwa Mukamutara. Nta mukobwa watwaye twumvishe ngo mubango muri za geto. Ngo mu bintu ngo by'ibiki. Wase kandi. Ese ubyo bintu ninde wabibabwiye? Kanyana uramuzi? Tugende gato. Kanyana? Kanyana. Sawa, Kanyana ntabwo muzi. Ariko se muga mwana wanjye ndakwingingira kugira ngo mbwize ukuri. Oye kuguhata amagambo nta kintu nibura afata. Ariko mbwize ukuri nkayo. Kanyana ntabwo muzi. Niko washatse umugore? Mwana namushatse rwose. Aha nuko rero Kanyana wo kwa Sendashonga hariya hepfo mu Gacyamo. None se n'umugore we Mukamutara. Ibyo utigeze mbwira. Bana byabaye nko kwibeshya cyane wenda. Ariko ntukajya uvuga we wana ujye uvuga uti mubyeyi. Mubyeyi byabaye nko kwibeshya pe. Ako byabaye. Noneho rero ubwo nta yandi magambo. Yego. Numva twagirana menshi. Niba waramushatse ngiye hano haje umukobwa. Tumva n'umukobwa wageze hano. Urabona n'umukobwa Mukamutara. Wa mudamu wari inshuti yanjye yajyaga akunda kuza hano. Ariko turashwana nabi cyane. Azambwira ngo wamutaye muri gito. Ngo wamuteye indobonye twite ngo mutamuri gito. Ibyo bintu koko warabikoze? Narabikoze ariko nari naragiye mu kazi. Sinzi ukuntu byaje kugenda naje nuko yaba narajyanye urufunguzo ahubwo naye naje ndumirwa. Hanyuma se ugeze mu kazi byakugendekeye gute kugira ngo upange kumuta? Byabaye nk'impanuka nyine njya mu bitaro. Nawe niyagira uko ngenza wenda ngashake byibura wenda amenya ahantu ndi. Wese ataha mu rugo. Ahubwo yaje hano kunserereza ambwira ngo arashaka ngo umuntu bitanika. None se ni gato waryiswe ryaje ko mperuka nkwita mugabo niyemo. Mureke tugire mubwira umugambi, mubwira intego agire arangiza ibibazo by'ibibazo yaduteye by'inzangano zamaze kubishyano byose abantu bagakubitana imitwe. Reka banza mwe n'icyayi nawe reka kumusakuriza reka banza mwe n'icyayi arambwira byose. Nenda kubwira nta kibazo. Arambwira araze kubanjye ntega amatwi. Ego mama. Twagize inzangano zikomeye cyane. Mukanyana aratwite. Ntabwo wamurekera aho rero ngo umurekere iwawe. Kwa Mukamutara ntibaturusha ibiryo.
urabona Mukamutara ajya uko acishura urumva ntabwo rero Mukamutara yaba ari kwirwanaho ngo arere abana bawe nabe ntabwo byakunda gerageza uburyo ujya gushaka Kanyana umurizanye mubane urumva naho tutabakorera ubukwe n'ubundi mwishingiye mutabitubwiye ariko ntubyarire mu kigunda nk'inyamaswa urumva uzana uriya mwana twite tuzamurere cyangwa nawe umurere dore ko yavuye hano na nabi kubera nanjye kudasobanukirwa uragiye urahera nawe araje abaye hano aranyinjiranye sinzi ibyanyu sinzi iyo biva sinzi iyo bijya nawe yaje nabi gutya mbwira ngo nimuhe ngo umugabo we nkaho azi namugushingiye nanjye ubwo nari nzi ko nzaza nkamusanga nyine aho namusize ubwo sinzi ukuntu yaje kubigenza nawe pe ubwo rero sinzi hagati yanyu no kuburana ntabwo mbizi ubwo icyo nkubwiye cyo ni ukugerageza ukajyayo ukagenda nyine ukajya kumucyura mugasubira muri ayo mageto yanyu ibindi by'ubukwe tuzabikora nyuma dore icyakorwa ubu ngubu kano kanya manuka nabonye ngo mufite n'amamodoka ugende ujye kwa Sendashobora kwa Mukamutara urumva numara kugerayo urangiza ikibazo nabo ubasaba imbabazi sinzi uko urabigenza ibyo ni ibyanyu ngaho tuzanye hano se n'ingiyo twazana hano hari ikibazo papa cyaba ari igitekerezo ntacyo byaba bitwaye ahubwo twaba tugize amahirwe tukarangiza ikibazo hamwe byaba byiza mugiye tukamuzana rwose tukarangiza ibibazo hamwe kansimbuke nta kibazo ongera usomeho gakeya kuri icyo cyayi cyawe niba ari icyayi niba ari sinzi n'ibyo nyoko yagushakiye reka nyinywe nje nihute nta kibazo kabisa ngaho vuba vuba ariko shaka ninjye nawe Yesu Kristo mama ngwindure yelana we Yesu Kristo mama ngwindure mugabana umeze mute rwose naragenze ntabona yego arakemwa ko numvishije nyoka ari kumbwira ngo niba ari ngo witwa nde hajya ngo witwa nde mugabo kanya wavuze ngo yitwa nde yitwa mugabo hanyuma se ko numvise uri kuvuga ngo niba ari niga niba ari biki mama yitwa mugabo rasta niga none si yemwa mu by'ukuri Kanyana ni umugore wawe ni umugore wanjye kabisa none se kubera iki yabaye umugore wawe mukabiduhisha muri ng'ababyeyi mukaba mwaratugonganishije imitwe kubona narageze iwanyu nyoka kanduka ari hejuru yanyu rwose natwe ntabwo ari twebwe mare kunderera umwana inda nurangiza umujugunye ninza no kumureba iwanyu ngo bizi ngo nje kubwira nyoka ikibazo mfite rero ikindi kintu kiri kundya cyo ndashobora no kwihanganira mbese ubundi uje gukora iki nje kureba madamu wanjye cyo no kubasura kabisa baruje kumureba hano ni iwawe da nge rero ndi kumva ndamagambo menshi go mfite kubera ko mwandeye agahinda ari nge mwarakandeye ari na nyoko warakamuteye ari na so warakamuteye ari n'umugore wawe warakamuteye mwadukoreye ibintu biterekeranye turahangayika ubu mbari bari kukundyoza ndazi niyo mwahuriye njaka kugira ngo icyo uravuga
ukivuge ndi kumwe na mama wawe na papa wawe ndakindi kintu ndi kumva mfite mu mutima kuko agahinda kangezaho mubabariye pe ngomba kumubabarira byo ngumubyeyi nibyo nguko nakubabariye nawe ariko ngomba kumubabarira imbere ya Muregwa kuko Muregwa nawe yababaye kandi Muregwa yarandutse sinishimye ko mubonye ndishimye cyane byo nibyo ariko ikibazo nzigaranye ni cya Muregwa kuko twagiranye ikibazo hejuru yanyu ahubwo mama reka mbwira kandi ndabindi bintu njaka ariko ngiye ndi kumva ngiye na sheri wanjye twazamuka tukajya iwabo tukishyira hamwe tugasanga papa we na mama we tugahurira hamwe ubundi tugakemura ikibazo nanjye ibyo nibyo ndi kuvuga yuko icyo kuvuga ndakivugira imbere ya Muregwa ndabindi bintu njaka hani wanjye njaka kugira ngo hagati yanjye na Muregwa namwe dukemura ikibazo twongere tubane nk'inshuti nk'uko twakundanaga wabonye ukuntu twashomaguranye hejuru yanyu ndagumvisha amagambo ko yari ari kumbwira turabyumva twarahembutse ndakindi rero nibyo ngibyo reka tugende tugere iwanyu ego mani ishobora byose nino shaka ryasenye hamwe n'inzoga ku kiyiko ahubwo ngende mbangayike bigeze ariko ndakibazo njinya imana ishimwe na Muregwa tugiye gusubirana ndabizi reka tugende twicare nta kibazo kabisa kubababarira tugomba kubababarira muri abana bacu ndabo tubanze ariko natwe dukeneye kubabarirana kuko twavuganye menshi kubera Muregwa kandi ngewe ukaba Venanziya ndarangije ndakindi narenzaho oya mama nibyo ahubwo reka twitegure tuzamuke kenya ko numva mu urabizi ibyo mama we yankoreye ahubwo se mama avuga nabi wowe nta makuru ufite ubonye ibyo mama we yankoreye imana niyo yawe umva ko tuzamuke tugende nta hari ikibazo nta kibazo reka tujye kwambara ubundi tuzamuke ubonye ko naguze imodoka se mama imodoka nani yawe ntabwo nagiye ngo nicare wapi reka mwana wakora rwose wakoze ibintu byiza nubwo mwatubabaje ariko wakoze ibintu byiza okay nta rimwe noneho muze twoga ni karibu. Sevgi birimizi. Karibu. Twaje. Noneho inkuru yabaye impamo kwa kundi wabivuze niko bikoze. Msinya ndabazana. Wabazanye. Ndi kubona mama wa Kanyana, ndi kubona Kanyana. Ubuse muraje rero. Twaje. Mvuye kubazana kabisa. Reka nze mbwire mama wawe. noneho umugabo utangiye kuba umugabo kabisa karibu mwana wawe rega mama nundi nakubwira uraho Kanya warabimbwiraga si biki ni karibu uraho mugabo star uraho neza yemoze ni karibu muze muze kwa muda uraho muraho neza yewe muheruka hano kera turi gushwana ukagira imana we yego gusigana Kanyana hano ntabwo rero burya nayo narakaye ntabwo Kanyana twari kubana hano byabaye ngombwa ndamukoherereza nawe kandi nk'umuntu w'umubyeyi wari ufite ikibazo cy'umwana wawe nanjye nkagira ikibazo cy'umwana wanjye nkakubwira rero ntabwo iyi nduru dufite ntabwo iri gukemura ikibazo none igihe kirageze Imana irantabaye mbonye umugabo twese turashubijwe mubonye rero nahise mukoherereza ndavuga nibyo byose umugabo naze
akwegera abone ko namubonye bongere bagera mu mubano na Kanyana bongere basabana. Aho rero niba narakosheje rwose umbabarire kandi na Kanyana mbabarire niba abona naramukoshereje nawe uwo mubyeyi byari byo ntabwo nari ushobora kumwihanganira nari kubona umwana wanjye. Murakoze cyane muregwa. Yewe kubera ibyishimo ndikumva navuga mbagurutseho gato. Bose muregwa twavuganye amagambo menshi hano twaratukanye kubera aba bana. Muregwa twari injuti tubanye neza ariko abana batugonganishije imitwe turashomagurana ndacyo twapfaga. Ubwo rero nanjye nabonye umuhungu wawe ngezeho ndishimo biranzaba. Numva ndishimye. Indimba yo nari mfite kuko nari nzi yuko wishe inyuma y'ibyabaye ku mwana wanjye yahise ifa ku mutima. Umwana rero yangezeho ngimara kwishima nongera guhatwa kuza hano kugira ngo n'ubundi nanjye ibyo nagukoreye hano ndi kugutuka yuko ariho woheje umwana wanjye kugira ngo umbabarire kubera yuko abana baraduteranyije. Gusa ahubwo icyo nashimye Imana ni uko tumubonye n'uwanjye naramubonye. Ubwo rero naje kugusaba imbabazi kugira ngo twongere tubane amahoro. Umuhungu wawe yaje ari kumbwira ko ashaka umugore we ntabwo ari abana imyaka yo gushinga ingo barayujuje. Mbese ikingenza ni icyo ngicyo ni ukugira ngo rwose muregwa tubabarirane twongere tubane mu mahoro. Mugabo mwadufasha abantu mubyeyi imbabazi naziguhaye kandi naziguhaye kare nkimara kubona mugabo ntabwo nacecetse kuko twagiranye umubano mwiza dore nyirabayazana n'aba bana nimutubabarire babyeyi. ariko nabaciye mu ijambo hari akantu nasize mu modoka ntabwo ari ikiguzi hano haba hari umuntu agiye ukanzanira papa nta kibazo kamamagaye Kalisa kereka haya ku meza shaka mukazana wanjye rero umwana kwemera uko nuko ukweda uburakari nagize kubera ikibazo cy'umubyeyi nawe numara kubyara uzamenya icyo umubyeyi apfana n'umwana sibyo ntuduhindura abasazi. Kandi ikindi nakubwira muzajya ubona ibibazo bibaye gutyo mu rugo jya ukurikirana ubanza ushakishe aho umugabo wawe yagiye umaze kumenya amakuru ushakisha amakuru wahamagara telefone wahamagara n'iz'abaturanyi aho ubona muri telefone bose nuko ukababaza amakuru. Ariko ibintu byo kwirukanka ngo reka njye kubwira nyina ko nabuze umwana uzi untera imbabazi ntabwo byakunda rwose. Nawe numara kubyara uzabibona igishyika cy'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi isandagirana n'umwana nawe buri uzabibona rwose. Mukazana wanyu mbabarire ariko muhereje umugisha mugende mu bantu. murakoze nuko shaka yewe muko uri umukazana humura tuza yewe mukamuta niko ibintu bimeze. n'uyu mwana nawe mwamuhereza ijambo nawe hari igihe yenda yaba afite ikindi cyo kuvuga nawe navuge gato hanyuma Kalisa karame yumvisha hanze hari abantu kandi burya nta rugo rutari urugo ruragendwa bari abantu uri bubinjize mu rugo uretse mu kanya ndakubwira ndabaha ikaze. mwanya nugu uyu mwana nawe agira icyo atubwira muri makeya naho ubundi umunsi nugu rwose uriya munsi ni mwiza cyane. umwana uvuga ni Kanyana cyangwa ni abana banjye bombi uvuga umukwe wanjye nawe yagira icyo atubwira. ijambo rigufi rwose turariguhaye cyane naho imbabazi twazibahaye turababariye ahubwo mugende mwubake mukomere natwe tubari inyuma turi hamwe nawe. murakoze nyine twavuze ngo bashimira kubw'umwanya wanyu ariko natwe ibyo twakoze bwari ubwana ariko nanjye hari utundi tuntu nari ndimo nagiye mu kazi biba ngombwa ko nari ndi mu kazi nyine muri Kenya biba ngombwa ko hari umusaruro wabonyeyo. ya modoka ni yanjye kabisa. ya modoka se ni yawe nuko nanjye nicyo kintu navanye kuko nanjye ntabwo natahaga wapi
ariko nawe ntuzongere kugenda utabwiye umudamu rero ugomba reka n'umukazana wacu nawe yafata ijambo rigufiya twumve uko wabyumva kugira murakoze babyeyi nongeye kubashimira mabukwe rero twabanye nabi mbabarire ariko ndabizi neza ko ntagukoshereje kandi ibyo nakubwiraga urabona ko bibaye impamo ayo nasenze ntabwo yapfuye ubusa amezi 3 twamaranye mbayeho muri buriya buzima narasenze cyane Imana iranyumva umutware wanjye aragerageza Imana yo mu ijuru rwose yamugenza imbere imuba hafi ubungubu wabonye ko ubu nanjye ndi umugore ushima Imana agiye kujya ngenda mu modoka nk'abandi babyeyi bose ubwo rero ntiwambaniye ariko birumvikana umwana n'umubyeyi uribuka umubwira ngo naguhe umugabo wawe baramufite wasanze hari uwo yarafite yewe koko narakubeshyiraga nawe wari ufite kandi nanjye wabonye ko ntawe nari narashimuse n'abacu rero mureke dusangire nk'abavandimwe kandi nk'ab'umuryango umwe iyi niyo ndoro y'ahazaza sibyo kabisa mwabyemera ibyo koko papa indoro y'ahazaza ko mbega ibintu byari byiza ata nawe se wonaga ari byiza cyane yiri umunsi umunezero mabukwe yongera aseka ego muratashye rero rwose mugire urugendo rwiza murabeho mugende mwubake ingo zanyu zikomere urushinge rukomere ngaho kanya yego murakoze zagaruka mu bukwe bwanyu bufatika bugaragara noneho aho muzakora ubukwe mwaramubyara